iminsi 5 iruzi imvura itangiye kugwa ndetse abashinzwe iteganyagihe baherutse kuvuga ko izamara amezi 3 igwa. Ibyo bituma abashinzwe ubuhinzi basaba abaturage kubyaza umusaruro iyo mvura ivugwa mu mibare. Igihingwa cy'ibigori gishobora kwera mu mezi 4, bivuga ngo niba imvura itangiranye n'ukwezi kwa 9 abahinzi bagahita batera ku isuka ya mbere, imvura igakomeza ukwa 10, ukwa 11 n'ukwa 12. Mwabonye ko ahenshi mu gihugu imvura izarangira mu mpera z'ukwa 12. Bivuga rero ngo uturere twose duhinga icyo gihingwa cy'ibigori tuba dufite icyizere ko kizera neza. Ibyo byatumye twerekeza mu mirima y'abahinga ku misozi y'Ibumbogo. Dusanze abaturage bake bahugiye mu bikorwa by'ubuhinzi, abandi bari gutaha. Icyakora abo twasanze muri ibyo bikorwa amasuka bashyize ku ruhande, barahingisha icyuma gifite amenyo 3, icyo bakita amajagu. Ibyo ngo babitewe nuko imvura ikiri nke, kuko ahantu mpinga ari urubuye, iyi ni habasha. Yari ahantu h'urutaka rwiza dukoresha isuka zitwa rugori iyisanzwe, ibishyimbo, ibigori na soya. Ejobundi imvura nigwa mbese nisomya neza nzatangira ntera ibigori. Ntabwo twari dutera kuko ntabwo yari yagwa neza ku buryo yari yagera mu butaka ku buryo dutera. Imvura iguye kangahera si kabiri konyine, ni kabiri konyine guye, urumva rero ntabwo wahita utera. Tujya duhinga duhita dutera. None se ubu nteye ubunyobwa inzukira zikaburya wazaza ukampa imbuto. Iyi ngiyi niyo yagwa ari nyinshi gasomya, hari igihe ngombwa tugomba gutera. Gutangira nko kuri 15 ubu bazatera ibishyimbo, batera ubunyobwa, batera ibintu byose. Bavuga ngo igihe cyageze, nyine umuntu avuga ngo igihe cy'imvura kirageze, byanarumba ubwo bizaba ari ikirumbo cyageze. Ariko ubwo igihe cyo gutera ibishyimbo ubunyobwa ni 15. Nubwo barwana no gufatirana iyo mvura kugira ngo bashake umusaruro waburiye mu bihembwe 3 bishize, iyo bigeze ku ngingo yo kubona imbuto yo gutera bagira indimi 2. Birahari, byarahageze ku murenge irahari, hano hepfo Musave zirahari, hakurya Indera hose ntacyo dukenera ubu ngo tukibure. Hanyuma se mwanzaniye biro bingahe? Mwanzaniye biro bingahe ko muri leta? Ko narumva ko babitanze hano ku kagari. Hano hari akagari ka Muhozi. Ariko ngewe niba mvuga nshyiramo udushingwe gusa n'utwo ngishoboye, ngaho ni muduhe aya mafumbire natwe turakeneye. Ku bigori nguko ko batari batangaza ngo ibigori muri nkungane ko ariho tubigurira ngo tugende tujye kugura n'ifumbire. Hari ubwo se byari byaza n'imbuto ntiziraza, n'ifumbire ntiyari yaza, kandi kubundi ku murenge barayimana tukaza tukayigurira ruguru y'ingiyi. Aba baturage kandi bashingiye ku byababayeho mu gihembwe cy'ihinga gishize, baracyashidikanya kuri iyo mvura. Ibyo ngo bituma batinya no gushyira imbuto yabo mu butaka. Ubushize niko byagenze. Imvura yaraguye ariko igwa igihe gito, si igihe cyageze cyibagara imvura irabura, ku buryo nta musaruro twabonye, ntawashimishije. Urabona ntabwo ndi muto cyane, iki gihe nko mu myaka 5 ishize ntabwo iki gihe cyabaga imvura twari twayibona. Ariko urabona mu kwa 9 imvura itangiye kuboneka, ubundi twayibonaga mu kwa 10. Impungenge tugomba kuzihorana kuko turi n'abanyabyaha. None se Imana itaduhaye imvura ubundi twabuzwa n'iki kugira impungenge? Imana inabishatse yavuga ngo nyine imvura ntizagwe, kuko imvura n'izuba bibaho ku itegeko ry'Imana. Ntabwo byamera ubu ngubu ubuse gushaka kubitera ariko ntiyongere ngo igwe. Dose ntawe ufite ubwoba, ariko nkungu ngiye nkabiguye rwose yongeye kabona abanza nkatera ibishyi. Nagomba asige tuyifatirana kubera ko icika karenye nikagenda nkubishobora kugwa. Izo mpungenge abo baturage bafite ni nazo zabaye mu gihembwe cy'ihinga gishize. Ibyo byabaye intandaro y'ibura ry'umusaruro w'ubuhinzi. Ibyo bituma ibiciro by'ibiribwa bikomoka kuri uru rwego biguma hejuru. Nyamara siko byari byitezwe. Guverineri John Rwangombwa aherutse kubibwira abanyamakuru. Nk'uko bivuze ubushize twabonye imvura twizeye yuko igihembwe cya kabiri kirangira mu kwa 6 kimeze neza, ariko irangiye ihagarara mbere nk'ibyumweru 2 abantu bamwe imyaka irapfa kandi twabonaga byose bimeze neza. So harimo rero icyo kintu ni ikibazo cyugarije isi. Ubwo igisubizo nuko uko irebye leta ibyirimo ikora no kugerageza gufasha abantu kubaho ubushobozi bwo kuba bahinga bakweza badashingiye ku kirere gusa.
inzego zishinzwe ubuhinzi zishimangira ko iki gihembwe kigomba gutanga umusaruro uhagije. Nibigenda bityo abashinzwe ubukungu nabo bemeza ko bishobora gucisha bugufi umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa bikomoka ku buhinzi. Icyakora ngo biracyagoye ko byagabanuka kubera ko ngo abakeneye uwo musaruro biyongera, ariko ubuhinzi bwo bukarushaho kuzahara. David Nzabonimpa, TV 10.